ariko nari nababwiye ko ari 70%. Mirongo ego. Bari bamaze kuyaverisa ariko. Fine, ndumva kwa gatanu uzabyarangiye. Bureke kuvuga kuri telefone. Ukanze gato. Aka kanya ndangizanyije nawe. Nari nakubwiye ko nkine ikimenyetso kimwe cyonyine ahita mwirukana. Si byagenze bite boss? Buretse wumve. Mr. Rwego, I'm coming for you. Ese iryo jwi ni iryanjye? Aya mashusho ni ayande? Suppose. Kamera zaragufasha. Uri kwangisha abakozi company nta soni. Ako se kwangisha abakozi company ko nakubwiye ko boss hari abantu barimo kugenda. Mubwiye ngo iki? Ukeka muri office yawe hatarimo kamera? Urumva rero iyo turangizanye guhera uyu munsi. Uyu ufashe umuntu wizeraga gutyo, umuntu uzi ko ari muri business yawe ugatangira kumugenza, utangira kumutega kamera, urumva ko ibyo ntago ari ibintu babyemewe. Muri office yanjye harimo kamera, kuri reception hari kamera, muri meeting room harimo kamera. Hako si recording amabanga yanjye mvuga. Recording ibintu byose birimo hano muri company. Nje ntabwo nzongera kwihanganira ubugambanyi nk'ubu bwawe. Nta bugambanyi mfite ariko sinzi impamvu utabasha kunyumva. Ubigiye ahantu hose twaturutse nge nawe, ubu ngubu ibyo tugezeho nibwo utangiye kumbwira ko ngambanye. Ugomba kunyumva kuri iki kintu. Uhagaritswe iminsi 14 idahemberwa. Iminsi 14 yose kandi ntabwo mbisubiramo. None se ubwo nabana iki? Ndakugaburira. Boss wibagiye inshingano ngira. Mfite abana ngomba kwishyurira ishuri barumuna banjye. Mfite inzu nkodesha. Uzi ukuntu nitanze guhera kera tugitangira iyi company. None ahigeze aha ngase ubu nibwo utangiye kumbona amakosa. Ikintu cyiza kirimo hano ni iki ngiki. Nukuzi ko ufite inshingano. Kandi izo nshingano nizo zatuma ukoresha amaboko yawe ukava muri ibi ngibyo kujya wiba company. Gusa ubundi nkoresha umugongo, nkoresha ikizi ntago ari amaboko nkoresha. Ukoresha wiba amaboko yabaye maremare usigaye ukora. Nibyo ibyo nibyo nkubwiye. Nimero za konti ndazizi, niba nkeneye kwiba kuki ntajya kuri banki nzana amafaranga. Ninjiramo hariya musenyere urupapuro uzagaruka nyuma y'iyo minsi 14. Kuko nuko mu hotel komeza usubire kuri telefone yawe. For sure think twice, nakazi ndimo nubundi nakazi ngahagarike sinimara kuva hano kampani raho. Abandi baragakora. Dufite abakozi bandi barindwi. Ayo shuwa ko DILU ndi gukora bari buyikore. Sawa kazi keza. Kuki abo boss mwibagirwa vuba ngo urantaye kubera ko na kampani maze kugera higeze. Ndaza kutubwira. So ndaje nkuvugisha reka mugisha umuntu. Narindi kugushaka ngo nkubaze ukuntu wambeshye. Nakubeshye iki? Mbeshye ngo company yanyu ikora neza ngo nagihemba. Ntagihemba mutema ko yakuye hehe? Amakuru nayo yumvishe ngo nago muhemba. Sinzi kuki wambeshye. Weyabwiye n'umukozi urimo hano. Ukora hano muri no company. My God. Bayansobanura neza ukuntu mudaye. Mfate tableau zanjye zijyane. Uzijyana he reka nkubwire hano muri no company harimo umuntu umeze uko nguko. Narakubwiye niba ushaka gutera imbere bisaba kwihangana, bisaba ko kutumva amabwire. Icyo waje ushaka ntabwo ukeze. Tuvuge ko yambeshye se umuntu umugabo yakifata kaza kabeshya umuntu. Akakubeshya kubera we azi icyo ashaka. Arashaka gushimuta no company. Oya. Please wambwiye ko company yanyu ikora neza. Ndakwizera. Ikora neza. Ariko ugira ikibazo. Hari kwigaho ukuntu uwo muntu yakurwa muri no company. Ugira ikibazo kandi tuzakorana neza. Nzi ko utazigera wicuza. Ubuse nizere ko yambeshye, nizere ko mukora neza koko. Yakubeshye izere ko dukora neza kandi birasaba kwihangana. Nizere yuko utazigera wicuza. Nizeye ko utazigera wicuza. Kwibaza tableau zanjye zijyana handi nabuze icyo nakora ngiye ndi kumutwashye. Ntabwo ari wo muti w'ikibazo. Babarege unyumve kandi unyizere. Wizere n'ibyo ukora. Ibyo ukora ntabwo byizeye. Ese uwo muntu wabikubwiye niwe wabizaniye cyangwa wizaniye company? Nkibaza ndimo ndatumwanya. Amasezerano twasinyanye kandi tuzayubahiriza. Wigira ikibazo rwose. Baza ndimo ndatumwanya kweli. Oya wigira ikibazo pe. Genda wicare. Niba uri munambesha n'ubambwira cyari kare nkafata tableau zanjye nkazitwara nkazijyana mu yandi masoko. Oya ntabwo nakubeshye. Sibyo? Kuko uwo muntu nanjye nza kuza muri no company yashatse kunca intege. Ariko ubu ngubu ndakomeye. Icyambere cyo ni ukwizera kandi ukizera n'ibyo ukora. Nukwizera. Amasezerano twakoranye ntahari. Nose ubwo niba company yanyu mutabasha gufatanya hakaba arimo mugenda avuga ibintu bitari byo n'ubundi urumva kishagara. Irajagara company yanyu. Mukura muri no company. Oya wowe uzabanza uvugane na boss. Boss siwe mwavuganye bwa mbere. Yes of course. Ninjye yakohereje kandi kontara yarasinye. Uzasubire kwa boss uvugane nawe kandi nzi yuko azakurema agatima. Ndabizi yuko uwo muntu agiye kuva mu minsi iri imbere. Okay niba agiye kuvamo sawa. Wowe genda wicare uvugane na boss
ndabizi yuko hari byinshi muri bukemure. Sawa umunsi mwiza. Sawa urakoze cyane. Umva mama, njyewe ndagiye ntabwo ndi komeza kubahanga. Nigiriye Kigali pe. Kuko ibi bintu ucuruza hanga ntabwo byazadutunga. Nawe urashaka kujya kugwa Kigali nk'abandi bose. Ni bande baguyeyo bandi? Urumva ushaka kunsiga mu hano njyenyine mu ruzu rwagenye. Ndaguma hanga ibi ngibi bizatugeza kuki? Nkeneye kuba umugabo. Nkeneye kwiyubaka nk'abandi bose. Turya duke tukiryamira kare. Mwana wanjye kubisikara mfite wenyine wakicaye hano utagenda Kigaruka kamera nk'abana baza barameza amahembe baragite wambabare kuko mwana wanjye ko Korode uko akamana yagiye akababayeho neza. Erika kwanzira nteze we ntabwo yagiye bikora neza. Wese niyabaye ndaya niyabaye mayibobo. Oya ntabwo ko twese tuzamama. Rero ntabwo nshaka ngiye kujya Kigali. Uzagaruka wishimye. Kandi ndambaye no kuba mu nziva rwose ibi ngibi ntabwo bizava. Ntabwo mbishaka mbabare. Ibyo mbwira byose ntabwo ndibuze kubyumva. Nafashe icyemezo ngiye kugenda njye mu mujyi nimba ari ubusa nzaburya nimba ari ukorera mu kirero nzaharara ariko nshaka ubuzima nzagaruka intangaruka amafaranga yabonetse. Nawe cyangwa niba ngombwa nawe nzanakujyana nkujyane i Kigali. Kuva navuka sindabona papa. Bamukatiye imyaka 25. Nese urumva nzabaho n'imana. Nese njye sinkwagije. Ntabwo bihagije. Nkeneye kuba umugabo nanjye. Uzi ningera igihe nkazashaka umugore bizagenda bite? Nta kundi nyine ubwo kuba nangiye umutima nta kunese nabigira. Ikintu cyakora nagusaba ni kimwe. Ujye usigana unsengera uvuge ngo mana urinde umwana wanjye ahantu ari. Oya ko nta kintu kizandinda uretse imana. Naho njye nzagaruka ahangaha ariko amafaranga yawe. Oh, Nancy. Meze neza. Wapina kumeze neza. Sirwe bigo birabino bikoreye iki? Nibiki? Kuko kwifata ukansiga mu muhanda kuriya wabitewe n'iki? I'm sorry. Naye sinzi ukuntu byagenze pe. Bampaye message barambwira ngo Dev yakoze ibifite byinshi bafite ibimenyetso. Naye mpitamanuka ngende nirukanka sinari nzi naho ndi kujya no kuri. I'm sorry. Ndaguhamagara kwitaba urangije nyuma yaho kuraho telefone. Nanjye ntabwo ari njye nibazo nari mfite byinshi nase. Mbabarira unyumve bwa mbere basi. Sibwo ubona ukuntu uri umuhungu mwiza. Ukuntu uri umusore mwiza muremure. Wanjye ndagukunda. Ndagukunda cyane mba numva nagufasha muri ibi bibazo urimo. Basi tukajyana ukuri. Nagufasha kuruhuka. Tukajya Gisenyi. Tukajya ku mazi. Tukamara nk'icyumweru. Niga nugeye n'ikibazo hoteli narayifashe kandi bini yanjye nta kibazo cy'ubushobozi uzagira. Wenda ntabwo mukurusha ariko ngende ndahari kukwitaho. Sibyo? Rwego. Urakoze cyane kuba waje kudusura hano. Ino company dufasha abantu bafite impano kubahuza n'abandi bakiriya bakeneye ibintu bakora. Cyane cyane twibanda ku maplay y'amazu, twibanda ku matableau. Ahubwo usa nkaho ufite iyo mpano ku buryo twagufasha. Rwego mfite impano yo kugukunda. Ndagukunda cyane. Burya Nancy ni wowe? Gusa ntabwo uri kubibona. Sinzanarinde. Ndakwinginze ahubwo bishobotse wagasohoka nkakomeza akazi. Uri kumbaza ngo Nancy ningewe igihe ninjiriye tukavugana nkavuga amagambo yose ngana gutyo. Ntabwo nzi hano ari ngiye nanjye. Nyine ahubwo urabona simpari. It's better ko wagenda tukazavuga niba naratuje meze neza. Bo sorry nako Rwego uranyeneye mu buzima bwawe. Mushake kandi ubyumve. Nancy. Ndagusabye sohoka. Sohoka nibura mbasha gufokasinga nkora akazi. Ibintu byose maze kwangirika kubera ukuntu uri kwinjira mu buzima bwanjye. Bande se ko ari ngiye ushaka kugufasha. Okay. Ngasohoka ni mukenera nzakubwira.
sohoka nzakubwira niba ukenera. Okay, fine. Basi ninzanguhamagara ibyo wita. Okay, ndabigerageza. Ndagukunda. Nanjye nkunda akazi.